nkubwira akantu story ya Israel Mbonyi ngo yigiraga hanze urumva noneho yigaga bisanzwe yaragiye kwiga bode noneho hari umuniga we babanaga undi yikundiye asanzwe yikundira ibintu byo gusenga famiye basenga noneho ngo uwo mushuti we yari afite sto noneho aramubwira ngo sundi wazakoze rimwe indirimbo yo guhimbaza Imana urumva izo ndirimbo uri kuririmbira mu rusengero wazayikozemo indirimbo ukiyanikira indirimbo ayikora by'imikino barikodinga noneho nta nubwo ari bagasohora video barikodinga barayisohora indirimbo itangira gutrendinga indirimbo itangira kumusanga hanze biba ngombwa yuko ajya mu Rwanda nyine ngo nuko yinjiye muri industry y'imiziki ubundi Imana nicyo cyiza cyo kuba ufite inshuti zawe zikuzi ubundi hari ukuntu umuntu aba akuriye akavuga ati nyamara ushatse akora biriya bintu birarenze wowe ukabisuzugura ariko iyo ugerageje rimwe ugakora bro ibintu biragenda mu buzima bwe ngo niyigize atekereza yuko azaba umuhanzi ngo hari n'amakuru mfite ngo yari yagiye kwiga ibintu bya medicine mu Buhinde yego ngabibaze noneho birangira abaye umuhanzi kuzuza za arena ari kujya muri Tanzania 2M subscribers yewe undi je numiwe umuhanzi wa mbere ugize 2M subscribers muri iki gihugu cy'u Rwanda ni ibintu birenze ni namateka ubundi reka nkubwira ubundi hanze hano hanze sabo barazigura usanga nyine umuhanzi ebana bitewe na fame afite agahita avuga ati ibi ntago biba agahita agenda akagura sabo yego ariko Israel Mbonyi na sabo yaguze gukora indirimbo z'ibiswahili n'iki z'Imana yaragiye ararebwa muri Kenya ariko Tanzania Kenya Congo Burundi ariko uzareba mu bihugu byinshi bakunda bakoresha igiswahili cyane n'ubundi baravuga ngo muri miliyoni zituye muri Afrika 200 zikoresha igiswahili ngabaza kuba ufite aba bantu bari kukumva ahubwo se muri iki gihugu cy'u Rwanda umuhanzi w'umunyarwanda ufite katuve no kuri sabo views ubu ngo bafite 84 kuri iriya ndirimbo yise ni Nasiri ibaze ubundi usibye Meddy wenyine Meddy niwe ufite miliyoni ego indirimbo slowly ufite miliyoni ariko urebye ni Nasiri urumva mu mezi amazi nimba ubu ngubu ushobora kuba yujuje nk'umwaka irandirimbo ibaze mu mwaka umwe afite 80 ibaze mu wundi mwaka ijana zaba yazirengeje ko Israel Mbonyi ari gukora gusa iyo Meddy naza kujya muri gospel nesha ataba yarazigijije kuko uramuhanzi arakunzwe Meddy baramukunda byatari